Zandirimbo iyo ndirimbo zani vayiririmba. Iyo ndirimbo. Iyo ya makanika. Akarimba gute? Akavuga ngo ariko ngo bazagwana batsinde ngo badasubira inyuma. Aho. Kugira ngo makanika atazosha kubagaya. Wewe wabitegera? Kaje kaguma nkamutegera. None wagaje nkamubaza. Ese ninde wakwigishije? Agacicika. Umwana w'imyaka ingahe? Wayumvi afite imyaka 4. Wayumviye. Ngoye ngo azayumva babayigiye. Nimuze twicare mu kirambi ni heza Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza Mukirambi.com Mukirambi TV 1 Bavandimwe bahaye ikaze muze tubana namwe ni Mukirambi TV 1 umunyamakuru wanyu Faustin Byiringiro. Kaminuza ya IEMI Université Ebenezer de Minembwe yahaye ubufasha abavyeyi batuye mu mihana itandukanye y'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe. Uyu munsi w'akazi rimwe iminsi 20 mu kwezi kw'icumi muri umwaka turimo abaturage bo muhana wa Gitavi, mihana y'Irundu, Bidegu, Karingi na Karongi bahawe ubufasha. Buri muturage cyangwa se buri nzu yagiye ihabwa umunyu, isabune n'isukari. Uyu munsi abaturage bakaba bishimye cyane kubera kuko mubizi ko inzira zakomeje kugenda zifungwa n'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo ndetse n'inyeshamba za Maimai. Ariko kaminuza ya IEMI yagobotse abaturage kugira ngo baheze ubufasha. Abayobozi ba kaminuza ya IEMI bari hano mu karere ka Minembwe babwiye Mukirambi TV 1 ko bazakomeza kubagezaho ubufasha, ndavuga ku bandi baturage b'imihana itandukanye. Abagiye bakorana n'abayobozi b'amatorero ndetse n'abayobozi b'akarere, ndavuga abashefu, kugira ngo bagende bareba imihana cyangwa se abaturage b'iyo mihana bafite nk'ubuzima butameze neza cyangwa se badafite ubushobozi bayabaye kugira ngo batabagwe cyangwa se babaheze ubufasha. Rero mbahaye ikaze mu kiganiro twagiranye na bamwe mu baturage. Mbere tubanje gushima kuko tubonye uyu mwanya tukaba tuje kubaho babagezaho ubufasha, ubundi tunashima kuko nyine Imana yababoneye umwanya twebwe twese n'akarere katekanye uyu munsi. Tuvuze ko dushimye kuba tugeze hano kuri IEMI aho baza gutanga ubufasha bwo gufasha abaturage ba Minembwe. Ubundi tunashima kuko Imana yaduhaye aka kanya, yaduhaye umutekano kugira ngo tugere kuri iki gikorwa. Ubundi turashimira IEMI mu izina ry'ubuyobozi bwa hano mu misozi miremire duserukiye. Turashimira IEMI yanyujijwemo ubufasha kandi bivuye ku busabe bwo kubona ibibazo abantu bafite, bakemera kubafasha biciye muri bo. Turabashimiye. Ubundi kandi nanone turashimira n'abari abagira neza. Turashimira bari abagira neza batekerereje abaturage ba Minembwe mu bibazo bagiye babamo bitewe nyine n'ubushobozi bukeya. Turabashimira nubwo batari hano, ariko turabashimiye kandi turabizi kuko iyi message IEMI yibagezaho. Turabashimiye aho bari kuba baradutekerereje abaturage, kuba baradutekereje kugira ngo bagire icyo batugezaho muri kino gihe. Rero iyo message muyibahe, mubabwire ko tubashimiye. Nanone turashimira n'umuyobozi vice gouverneur hano, nawe uri kumwe natwe kugira ngo twifatikanye cyangwa se afatikanye namwe kubonaho twakira iyi mfashanyo. Turagushimiye nyakubahwa gouverneur. Ubundi kandi turashima n'igitekerezo cyiza cyakozwe kugira ngo aba bantu baje kugezwaho ibintu byabo. Ndabona abantu benshi IEMI yakoze ikintu cyiza
yatekereje neza batubwiye ko kugira ngo babahamagare mwebwe abaje zanyuze mu bashefu binyura mu bapasiteri abapasiteri babayoboye mu matorero abashefu babayoboye mu turere bavuze ko ari bo batekereje abantu cyangwa se bagiye bagabura abantu bikurikiranye nuko bababona ndatekereza ko iki kintu ni cyiza cyane abashefu ni cyiza cyane kuvuga ngo aba bantu batekerejwe mwatekerejwe n'abashefu mutekerezwa n'abapasiteri iki kintu ni cyiza ndetse byakabaye ngombwa ngo aba bantu bose bazoza batanga imfashanyo abize bikorwa muri ubu buryo kuko ahangaha ndatekereza ko nta muntu worenganywa n'abapasiteri ngo arenganywe n'abashefu bose bicaranye ndabona ko n'abantu benshi basigaye wenda basigaye nabo hari igihe bazagegwaho ariko ndatekereza ko bijanye n'abari basabwe mwebwe abaraha ntekereza kuko ariko kuri rero tukaba tubashimiye muri ubwo buryo bakoresheje ariko tukaba tubasaba ngo cyane n'abandi bantu n'andi mashirahamwe nayo azige uyu mufano ni mwiza cyane uru rugero ni rwiza cyane rwo kuza abantu bahura bagatekereza abantu bagomba gufashwa ndumva ko iki kintu ni cyiza ubundi tukaba tubashimiye kandi dushimira n'aba bayobozi nyine babishinzwe murakoze twanje gushimira abayobozi bari hano dushimira n'aba bagabo nyine batekereje kino gitekerezo kugira ngo bazofashe imbaga y'abantu bangana gutya abandi bazoza n'abandi dutegereje ko bazoza ikindi gihe turabashimiye tunashimira n'abashefu babigizemo uruhare bagira n'imbaraga zo kugira ngo bazokoreshe kino kintu nta kuriganya guhari ikintu cyagiye umushefu n'umupasiteri ndizera kuko nta kuriganya kuba guhari rero abashefu namwe turabashimiye kuko mwabikoresheje mwufura neza kandi bikanyura ku muco mwiza cyabemo amalaramiko mu bantu namwe turabashimiye ikindi dushimira namwe mwese mwicaye hano hantu kubwo kwihangana kuza mukicara kuri iri zuba rwose biragoye kandi ntitwabishimira cyane cyangwa se ngo tubikomera amashyi kuko mwicaye hano hantu sibyo ariko kandi mu gihe turimwo twobishimira bukeya ntabwo ari byiza cyane twobishimira cyane gusa hagomba kuba gusenga no gutekereza kuko bino bintu bigomba kurangira rwose abantu bose uko ni ngogwa kandi abantu bose bagize ibibazo abantu bose babaye abanyage abantu bose babaye impunzi abantu bose babaye bantaho nikora ariko tuzi kuko byarangira bino bintu rero icyo tubasaba abavyeyi mwe nango abashefu n'abapasiteri bari hano rwose tugomba gusengera kino kintu kugira ngo bano bagabo batekereze kino kintu ayo mafaranga yari gukora indi projet ayo mafaranga yari gukora ibindi bikorwa byinshi ariko kubera impuhwe zanyu no kurangiza ukuntu abantu bagiye bagira ibibazo mu mazu biba ngombwa kuko aya mafaranga ari gukora indi mirimo bayakoresha muri ubu buryo rero kituzishimire cyane cyangwa se ngo tuvuge ngo twaje kwicara hano hantu si byiza tugomba gusenga Imana ikazadukuraho kino kintu kikazarangira abantu bakikorera bakabona amafaranga yabo yo kugura isabune n'umunyu n'ikintu cyaricyo cyose tuzageraho rero nagira ngo mbasabe rwose mbihanangiriza kino kintu tugomba kugishishikariza cyane kugisengera kugira ngo kizarangire si byiza twofasha ariko ntidufashwe niko kwiza twofasha ariko ntidufashwe rero dushyize amaboko cyane cyane ngo tugende twishima ngo tunezerwe mu mihana ngo babahaye icyo babahaye rwose ni inshingano abana ababyeyi bagomba kubikora kubw'impuhwe ariko rero twebwe tugiye gufashwa cyangwa se mwebwe mugiye gufashwa timukoma amashyi cyane ngo munezerwe ndiwe muyakoma ariko titwirare ngo tugende tuvuga ngo twafashijwe negative si byiza wofasha undi muntu ariko undi muntu ntagufashe rero ndagira ngo mbabwire icyo kintu mugisengere icyo twizeye n'icyo tuzi ko Imana izarangiza bino bibazo bikarangira twese tugasubira mu buzima bwacu busanzwe kugira ngo tuzikorere tugire ubushobozi tubone imbaraga twongere tworore abacuruza bacuruze abantu babone amafaranga yabo ku buzima busanzwe twari tubamwo rero Imana ibafashe namwe Imana ibafashe kuri icyo kintu kandi ubu tugikomeza cyane kugisengera kugira ngo Imana izatidufashemwo nyakubahwa muyobozi wa IEMI nyakubahwa administrateur mwabashe kutwakira hano ba nyakubahwa abashefu babyeyi mwese mwitavye ino mpamagazi turabaramukije
ijambo tuvuga ni ijambo ryo gushima. Ikintu cya mbere dushima cyangwa se uwa mbere ushimwa, turashimira Imana. Imana iduhaye iyi mfashanyo twari tuyikeneye, turayishimiye. Bwa kabiri turashimira IEMI. Ibi byose ukurikije umwanya twari turimo, inzira zifunze, ibirere bimeze uko bimeze, kuvuga ngo tugeraho bahamagara abantu baba igihumbi, ni ikintu cyiza. Ndagira ngo dukwiye kubashimira bivuye ku mutima. Ijambo nyamukuru tubabwira, mwihangane, kuko uwacu amaze kubivuga. Mwihangane cyane, mwarihanganye. Ndagira ngo ko muribuka amajambo twavugiraga kuri Tranza hano hirya. Ibyo ari byo byose hari ibyahindutse. Muza munaharura intambwe. Umuntu nakubwira ngo icupa ryari ryuzuye ngo ririmo ubusa, ariko uzureba nikirimo, urebe naho tugeze. Niyo tuvuga ngo turagowe, ariko nanone musubire murebe ibyo Imana yakoze. Tukaba tubabwiye ngo mwihangane rwose rwose, ubu buzima buzarangira kandi buri hafi kurangira, kandi ndimucika intege. Kandi nibisanzwe ku isi yose, ahantu habaye intambara, buri gihe intambara igira ingaruka zayo. Ku isi yose ubonye ibita birabaye, uzitege ingaruka z'intambara. Ni byinshi ibi bitubayeho, ibi byo gupokera, iby'indwara, iby'ubukene, iby'ibiki. Ahantu hose habaye intambara ni ingaruka, niko bazita, ni ingaruka. Ubu bufasha turabushimye, kandi tubushimiye IEMI guhamagara abantu bose n'ukuntu babiteguye neza. Ndabonamwe abantu bato mu bahamagawe, ndabonamwe abakuze, abakecuru ba mama bicaye aha. Ibyo birashimishije rwose, birashimishije. Ijambo wacu yashatse kuvuga ntiyavuze ngo ntimunezerwe, muranezerwa, ariko ni ngo kuvugaga ngo irikuru ryo mu mutima muvuge, muza muvuga mu mutima ati Mana uduhindurire. Hari akaririmbo kamwe bageze baririmba kavuga ngo igihe cyo gutungwa na manu kizorangira. Iyi ni Imana, turayishimira Imana. Ariko ibyiza nanone ni kurya ugenda mu murima ukaza wikoreye ibigori zawe wahinze, ibyo biraryoshe gusumba. Rero mu mwanya tutaragera kuri ibyo bindi birebire n'ubundi twizeye Imana izakora, ni ukuri turashimye rwose. N'iyo izuba ryabakubise, IEMI ntimwoyikomera amashi. Uku ni ukubatera intege. Aya mashiga mubonye mwebwe ba IEMI, uku nuko nta kundi gati twababwira ngo turabazimana, ngo turababagira ihene. Uko amashi yacu turavuze ngo Imana ibahumugisha. Ndagira ngo niko muvuze. Kandi mu mwanya inzira zigahe zigira gutyo, none se nimba duhaye abantu igihumbi muri Minembwe, iyo ga nimbegeti muri Tanganyika, abasigaye bandi bameze nk'aba ni benshi. Ndagira ngo iryo jambo niri, nta bandi mwasize bameze nk'amwe. Baruzuye ino mihana yose, bagiye batora bake bake, ariko abameze nk'aba ni benshi. Rero tutabatindiye rwose, kuko twamaze gushima, ibisigaye murashobora gutangira kubitanga neza ku mugaragaro, kuko mwabimuritse abantu, kandi tukaba tumaze no kubimurika Imana. Murakoze cyane. Ikaze, ndi kumwe na mama hanga baje gupokera, baratubwira amakuru. Murabona muri kamera na mama babiri, mukecuru muraho neza? Umeze gute? Twebwe turahangaho, turakomeye. Ko muhaye muvuga buke nkaho mwagwaye? Oya, ente twagwaye n'akazuba gusa kazuba twikubitaho. Ariko ndi twatukumva kubera umunezero. Twatukumva kabisa, twaje gufata isukari n'umunyu n'isabune. Cyo kintu cyari kitugoye.
cyabagoye cyane cyari kituvunye pe. mumeze mute hano Minembwe mumeze mute Hano mu Minembwe turasa nyine n'abahangayitse turagowe kandi bimaze igihe duhangayitse tugowe noneho habaye n'amitamba nyine imitamba iba nk'idusaidiya abantu bakagenda bashoboye bakaja kuzana imizigo abadashoboye nabo bakabona ako gasabune ibyenda babonye udufaranga bakagura agasabune bakamesa nako kunyu nyine baguha iveri ukayirunga nka na 5 na 6 none nayo yahagaze icyo kintu kirasa nyine n'ikituvunye iminsi miremire ubutayu bwararambye buratugora buratuvuna kugeza n'uyu munsi noneho byahindutse uko bitari binameze. Ese mukeje muzamusenga ngo Imana izabakora ubwo butayu tuzadusenga aho kandi cyane Imana ikabumva ariko izitwumva ufite icyizere ko buno butayu buzarangira cyane buzarangira kuko hariho bimwe byinshi byari bituvunye byarangiye twasengeye birarangira kibi niyo mpamvu dufite icyizere ko ubutayu ninkibihe mvuga nka kimwe cyangwa bibiri byarangiye mwasengeye yadukuriye babasodino irabajana bari batugoye bageze uhinga ukagira ngo murahura nabo bakwica irabatujanda musarira Imana nayo igimba basi irabajana nti yabaroha munane ntibakongera kugaruka kwitame baro nko muri bwiko ntibakongera kugaruka nabo tubasengera ngo Imana banyinaga nabo barabakeneye icyakoze niko bibiri navuga zivuga ngo usengere umwanzi wawe azarameza kugira ngo Imana iguheze imigisha azoyibone tubasengera ngo Imana ibajane banyina nabo babone amazina yanje yitwa Resa Nyambonimana aho turashimye duhagaze ahangaha ku munsi w'akazi rimwe duhaye dushima Imana kubyo Imana yadukoreye ibyo twari tubuze Imana yabiduhaye nande wabibahaye nibande wabibahaye eme niyo yabiduhaye baratanze bo ariko yemirakira none yatugaburiye kurumva none ga turabashimiye muzoduhorere gutya babahaye iki baduhaye umunyu baduhaye isukari baduhaye amasabune none kumva umeze gute ko numva nyishimye wabonye numva nyishimye cyane niko babwira kandi kugira ngo bazongere kandi babafashe none icyo nyobabwira timurekera nubundi turacari mu ntambara ariko muze mwirya kanyama muduhereze nimushikiriza muri eme nayo izozi tugaburira natwe duhage turashimye cyane dushimye abana bacu bagiye mu mahanga abana bacu bazaga bagenda tukagira ngo babaye ibirara ariko none babaye abananda abagabo abananda babaye abananda batekereza aho basize ababyeyi batekereza aho basize base na banyina none kuri uyu munsi abenshi bari babuze uwo barunga ngo bari bategereje ngo baragenda babagarurira mu nzira none ga twashimye Imana ishimye ngaho ko mashi mwarushe mukena gutaha tumwabonye isukari tushuka mu cyayi udafite amata yashake nimara arunge umunyu aho umukecuru yavuze ngo arahari iwanyu arahari umukecuru nushika mu cyayi kimwe amata uramubyibuha none umukecuru ngo uzapakeze abandi amata uwo umugizi wa neza nawe
mwarushe mukene gutaha mukene gutaha mukene gutaha tumwabonye isukari tushikuka mu cyayi tushuka mu cyayi udafite amata yashake nimara arunge umunyu aho mukecuru yavuze ngo arahari iwanye arahari mukecuru nushika mu cyayi kimwe amata uramubyibuha none mukecuru ngo uzapakeza abandi amata uwo mugizi wa neza nawe Ezo mukecuru twebwe turi aho ngaho bimeze bite turakomeye buke buke muri iki gihugu aho bimeze ubuzima bwe hano Minembwe jewe ubu nyine nyurutse indege mvuye hanze kumeze gute hano iwanyu ni wacu twebwe turi mu buzima bugoye bene buhe ino nta masoko tukigira ariko ejo bundi Imana dukingurira inzira yo mu mitamba abantu bose kandi bashoboye kujamo ariko nyine abafite abashoboye baragenda bakatuzanira isabune bakatuzanira umunyu ubu ni bwo buzima dufite none ubu iyo nzira nayo irasa n'ihagaze abantu urumva ko bimeze neza mu bantu ariko hamwe n'Imana Imana izodukorera ibindi tutazi ariko ubundi twari turi aho none twashyize aha ngaha kuri iyi batuzaniye isabune n'umunyu n'isukari biratunezeza cyane twumva turishimye ariko akarusho ni uko Imana izotugirira neza igihugu kigakira ibintu byose bikajya ku murongo twabona n'amasoko n'amayira agakinguka abantu bakagubwa neza ibyo ni byo duhaye twifuza kandi nibyo duhaye dusengera ariko twizeye ko Imana izabikora Zandirimbo iyo ndirimbo zani vayiririmba. Iyo ndirimbo. Iyo ya makanika. Akarimba gute? Akavuga ngo ngo bazagwana batsinde ngo badasubira inyuma. Aho. Kugira ngo makanika atazosha kubagaya. Wewe wabitegera? Kaje kaguma nkamutegera. Noneho gaje nkamubaza. Ese ninde wakwigishije? Agaceceka. Umwana w'imyaka ingahe? Wayumvi afite imyaka 4. Wayumviye? Ngo azayumva babayiriye. Aho. Wewe wabitegera umwana wa muto w'imyaka 4 harimba makanika ugatekereza iki? Ni biba bihariga nyine vyabaye ga nyine indirimbo yumva akumva ku musozi abasore ko baragenda baziririmba. Nimba ari umuntu waje bataramwanditse abashefu banyu bari hano aguma asubireyo ntabyo tumuheze nabiganire n'abana bashefu mwanyu waje nabibabwira nizera ari umuntu uzamuhaguruka gusa ngo nakabaramwanditse ngiye baransiga akamaze badura n'ibyo bintu nimba uhari ndo catumye mpamagara abashefu banyu tubiye nimba waje akakubona atagusubizeyo muravuga namwe nyine uko mubikora tumvikanye asigaye baraza kubayobora murakoze cyane asigaye muhaguruka umugabo wawe yambaye yavuze ngo umugore we ntahari dore yavuze ngo umugore we ntahari aho nyine niko bamvuze yamabana mama bavuze ngo waba utumwe agume yicari hariya baratanje oya nyine n'uwacu ntabwo bambifitemo Shakari vitu inafanya kazi kumweye
nawe twamuganura Elias mbere turashimye kuko tugeze hano twashinga amagazi ya EME ko tuze hano hari ibyo baduhereza dushyize hano nyine twarose twabonye umunyu twabonye isukari twabonye isabune kubera ibyo nyine ku batishoboye nyine babibonye tukaba dushimye ibyo mwadufashije mwebwe EME ubundi turakomeje kubashimira no kubasabira hariho n'abashoboye ariko nabo twese kuko ikibazo ari kimwe kindi iwacu twahebuye nabo twifuza kuko nabo mubageraho nabo bakabafasha kuko mwafashije bari batishoboye uno munsi wa none tukaba dushimye imfashanyo yanyu twabashikire mwebwe mugize neza nawe Judas turagushimye kuba babonye ibyo twahawe turashimira EME umurimo yakoze munini turayishimira urukundo rwinshi yakunze abantu ikabibuka kandi yafashije abari bakwiye gufashwa kandi nyine hari ibyo twari tubuze kubera igihe ariko twabibonye twabonye umunyu twabonye isukari twabonye isabune baturengereje izuba kubera iyo mpamvu turabifuriza umugisha mu kazi bakora mu byabo no mu babo zose Imana ibahereza umugisha aherekeje imitungo namwe gambo